ugeze kuri pressure ni cya kintu ushobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo cya kintu kigereho sibyo ugasanga ndi umukobwa ndarebye mbona ntabwo mfite imodoka nziza abandi bakobwa i Kigali bose sigaye bitwara bafite mu modoka meza nta nubwo uzi ko ahantu bayakuye wenda ubona ari potapoti ariko warangiza ukatangira bana yanjye nanjye nkora ibishoboka byose ni naho handi ya potapoti izaza kugira ngo nawe ubashe gutunga ya modoka nziza ntekereza ko pressure peer pressure kwa kundi ushaka gusa n'abandi ntabwo ari ibintu bibi au sens propre ntabwo ari ibintu bibi kugira pressure gushaka gusa n'abandi ntabwo ari ikibazo aho usanga wowe ubwawe uvuga uti kanaka yaguze imodoka kukigewe ntahita nyigura kandi ubwo iyo ufite deja uheruka kuyigura hashize nk'imyaka 2 ariko kubera ko kanaka yiguze uhise wumva ko iyo ufite ishaje igisenge ni ukwigana n'abantu bose igisenge utanashobora no gutekereza umuntu wazanye igisenge bwa mbere yari afite iyihe ntego mu by'ukuri amazu yose ugahita ahinduka igisenge ubu ngubu Christelle twahoze tubivuga ubu hagezweho etaje umuntu utari kuba afite aka etaje muri iyi Kigali ntabwo asinzira kandi hari abantu uzi ko ujya mu nzu y'umuntu wese ugasanga na corridor aho yiplashije so bivuze ngo ngerekeza ko dufite icyo kintu cya manque de personnalité kwigira kundi muntu ntabwo ari bibi ariko se uri kumwigiraho iki